hari amakosa atatu Imana itagikora ku buzima bwawe. Ikosa rya mbere, Imana ntiyagutabara utaraseba. Iyo Imana igiye kugutabara, igireka abantu bakavuga ibyo bashaka ku buzima bwawe, bakagusebya, bakandika situasiyo y'amakuru mabi ku buzima bwawe bashaka. Ariko ikintu nshimira Imana, iyo igiye kugutabara, babandi bamanitse amatangazo agusebya, ni nabikoresha bakayamanura, kuko nibo baba bazi karitsiye bagiye bagukatakatanamo bakuvuga. Imana ntishobora gukora ikosa ryo kugutabara utaraseba. Igireka abantu bose bakavuga ibyo bashaka, umuntu wese akaguhimba ibinyoma, umuntu wese akavuga ibyo yumva kugira ngo nigutabara, bizitirirwe Imana. Icya kabiri, Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabara ngo igutabarire ku musozi utababariyeho. Muri iyo karitsiye wababariyemo, aho ngaho bakuvugiye, aho bagusebereje, aho bakuvugiye amagambo bashaka, aho ngaho wamwariye, aho wabaye igitaramo, aho wandagariye ku musozi bakavuga ngo reka kumve, aho ngaho ni naho Imana izagutabarira. Imana izagusubiriza aho byabereye. Imana izakugirira neza kuri uwo musozi wandagariyeho. Aho waburiye urubyaro niho Imana iguhera urubyaro. Aho waburiye akazi niho Imana iguhera akazi. Aho bakuvugiye amagambo niho Imana igikwibukira, abantu bagaceceka bakavuga ngo ya Mana yasenze, murebe uburyo ibigenjeje. Kandi iyi Imana igiye kugutabara ikoresha wa wundi wakuvuze, kuko niba zibibi yavuze akagenda akabwira babandi yabwiye amatangazo mabi ku buzima bwabo, akavuguriza ibyo yavuze. Kankubwira iki kintu pishuriwe n'Imana, n'ubuhagaze mu bigeragezo ceceka, igagusenga wige guceceka. Iyo umuntu ahagaze mu kigeragezo ntabwo yisobanura. Iyo wisobanuye uba uri gutanga amakuru ku batayafite, noneho bakakuvugira rimwe. Niba uhagaze mu kigeragezo ceceka, kuko benshi bashaka kubona amarira yawe no kumwara kwawe. Ariko reka nkubwire, Imana igikureka gatoya, ariko iyo ije kugutabara, ndashimira Imana kujya yibagiza umubabaro wanyuzemo. Cya gatatu, iyi Imana ije kugutabara, Imana igikuremera amashimwe mu maso y'abanzi bawe. Mu maso y'abanzi bawe niho Imana izagutabarira. Mu maso y'abatifuza gukora ako kazi niho Imana izagutabarira. Mu maso y'abatifuza kubyara niho uzabyarira. Mu maso y'abatifuza gucuruza ngo utere imbere niho uzacururiza. Mu maso yabo. Reka nkubwire ubutayu bune umukristo anyuramo. Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura, bumvaga ko bageze mu munezero, yari amashimwe, bavuzaga impundu, bararirimba, bavugiriza Imana amashimwe. Ariko bamaze kwambuka inyanja itukura, bisanze mu butayu bwitwa Imara. Imara ni ubutayu bwe bufite amazi arura, amazi asharira. Iki ni cya gihe umaze kubatizwa, cya gihe ugifite ububyutse bwo gusenga, ari amashimwe, ukisanga mu buzima bushaririye, ibintu bikaba bibi, ubucuruzi bugahomba, madeni agahaguruka, bana bakakunanira, ukajya mu mahanga akazi kakabura, ugahagarara mu buzima bubi. Hano uri mu butayu bwitwa Imana, ubutayu busharira burura, ubuzima bugagusharirira, ukifuza nukubayeho, ukibaza niba Imana ikuzi itakuzi. Jya ureka gusakuza, uri mu butayu bwitwa Imana. Iyo umuntu ari Imana aba akeneye guhura n'umuntu umuha amagambo y'ihumure. Kuva uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikuzanira inshuti ziguhumuriza. Pani zikubwira ngo urapfuye, pani zikubwira ngo n'urunaka byamubayeho ntiyabivuyemo, wowe uzabivamo mu izina rya Yesu. Ubutayu bwa kabiri Abisirayeli bagezemo n'ubutayu bwitwa Elimu, ngo bahasanze ibiti by'imikindo 70 n'amasoko 12. Aha ni mu butayu. Mu butayu hava izuba, ariko ngo bahasanga amasoko 12 n'ibiti by'imikindo 70. Reka nkubwire, ubu ni ubutayu uhagararamo Imana ikaguhisha. Ndashimira Imana ko hari ubutayu uhagazemo, ariko Imana iraguhisha, abantu ntibazi ibyabo. Ubutayu uhagararamo abantu ntibamenye ibyabo, Imana ikagukubita umubyibuho, abantu bakabona urabyibushe bakagira ngo warahiriwe. Bwahehe kuri mu butayu. Ubu ni ubutayu Imana iguhishiramo. Umuntu yagusura iwawe agasanga ufite flat, agasanga ufite intebe nziza, atazi kuburara. Aha hantu Imana iragukaranga ikaguhisha, abantu ntibamenye ibyawe. Imana ikaguteraho inzobe, waba uri n'igikara, Imana ikagusiga ukaba inzobe, bakagira ngo wisiga amavuta y'amafaransa. Bwahehe ko ari igikotoro cy'amavuta. Ubutayu Imana iguhishiramo, abantu ntibamenye ibyawe, bakabona abana biga, bakibaza aho ukura amafaranga ntibabimenye, kumbe Imana yaraguhishe. Mugabo akaguta, bakabona urakisiga, bakabona uracyaseka, inzobe iracyari yose,
bati kuki atandagara, kuki atamwara, kumva uri mu butayu. Hebwe uri mu butayu bwa Elimi, Imana iguhishira. Murashimira Imana, Imana ijya guhishira muri ubu butayu abantu ntibamenye ibyawe. Ubutayu bwa gatatu ni ubutayu bw'Imowabu. Imana igukure muri ubu butayu, burasharira buragatsindwa, ariko ndashimira Imana muri ubu butayu bw'Imowabu Imana ibihagararanye nawe. Haleluya. Iki gihe iyo uri mu butayu bw'Imowabu ni igihe umwanzi wawe ava mu bwihisho, inshuti yawe ikava mu bwihisho, uwo wizeraga ko ari inshuti yawe akava mu bwihisho akakugambanira umureba. Iki ni igihe Baraki yabwiye Balamu, arabwira ngo mvumira ubwoko bw'Isirayeli. Iki ni igihe uburana, Imana ikaguhaguruka ikakuburanira udahari, ugatsinda udahari, Imana ikakurengera udahari, Imana igahagurukiriza abakukuvuganira. Baraki abwira Balamu ati mvumira ubwoko bw'Imana. Avuga ati navuma ndi w'Imana yahaye umugisha. Aho ko aravuga ngo icamba nkaba nk'abari y'abanyamugisha. Ahagarara ku musozi aravuga ngo bura n'ubwoko butavumika, n'ubwoko butuye ukwabwo. Reka nkubwire, ntabwo uvumika, nubwo abantu bakuvuma ntibazabishobora, nubwo abantu baguhiga ntibazakubona, nubwo abantu bakuroza bizafata ubusa. Ndashimira Imana igiduhisha. Umuroza ajya kukurogesha, akajya ku mupfumu akagurisha isambu ye bigapfa ubusa. Umupfumu akakubwira ati kuriya muntu ntamubona. Iki ni igihe Imana iguhagararira hutari, Imana iguhagararira hutari mu izina rya Yesu. Kandi ibiguteye ubwoba ntacyo bizagutwara. Nukuri ibiguteye ubwoba ntacyo bizagutwara. Hagarara ku masezerano y'Imana, hagarara ku cyo yavuganye nawe. Witega ubwoba n'amagambo abantu bakuvuga, witega ubwoba n'ayo madeni, witega ubwoba nuko wabuze urugo, witega ubwoba nuko umugabo agutaye, witega ubwoba nuko uri gukora ntibitera imbere. Hari igitondo cy'ihumure, Imana igiye guhindura amateka yawe. Hari igitondo Imana igiye kuguhindurira icyerekezo, abantu bagatungurwa n'imirimo y'Imana. Dore witega ubwoba n'ibyo bigucanze, wirira wihangayika. Iyo ngwara yakubayeho karande, uko kubura urubyaro, uko gushakisha bikanga, ubwo buzima bwo gupfundikanya, ubwo buzima wakuriyemo bushaririye, hari imbaraga z'Imana ziteguye kuguterura aho abantu bagutsikamiriye. Imana ishimwe. Ubutayu bwa kane n'ubutayu bw'Ikadeshi Barumeya. Ubu butayu bw'Ikadeshi Barumeya ni ubutayu bukomeye. Iki ni igihe Abisirayeli bageze muri ubu butayu, haba harimo inzoka z'amasabwa ajyana, umucanga utwika, ibintu byose bikomeye, ibintu byose bibi. Iki ni igihe uba uhagaze mu butayu, umuntu atakumva na gatoya, ugahagarara wenyine. Ariko iki gihe Imana igikuzanira ijwi. Oriya mama seterebo. Reka nkubwire ijambo ry'ubuhanuzi, uzatakaza ibintu byose ariko ntuzatakaza ijwi ry'Imana. Abantu baravuga, umva ku Dogiteri Luka yanditse murongo igice cya 31 yaravuze ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Abantu baravuga ntibasohoze, hari ikimana ijambo ivuze ntabwo rihera. Iki ni igihe wumva ijwi, abantu bakakuvaho, abantu bakakwanga, umugabo akakwanga, abana bakakunanira, madeni akaba menshi, ariko ukumva ijwi. Mwene data, ubutunzi ufite uruta ubundi ni ubutunzi bwo kumva ijwi ry'Imana. Abantu bakakubwira ngo uzapfa, Imana ikakubwira ngo ntacu uzaba. Abantu bakakubwira ngo ntuzabyara, Imana ikakubwira ngo uzabyara unyuzemo n'amahasa. Abantu bakakubwira ngo diplome yawe izapfa ubusa, Imana ikakubwira ngo diplome yawe izabona akazi. Abantu bakakubwira ngo uzandagara, Imana ikakubwira ngo nzakuramira ntabwo uzandagara. Abantu bakakubwira ngo dore uramwaye, Imana ikakubwira ngo ntabwo uzamwara. Bakakubwira ngo uzapfira mu bukode, Imana ikakubwira ngo humura, nubwo ugenza amaguru uzabona imodoka, uzabona inzu. Imana ikakubwira ngo nubwo bagusohoye mu nzu nzakugirira neza. Mwene data, ubutunzi buruta ubundi ni ukumva ijwi ry'Imana. Imana iguhe kumva ijwi. Lela seremoriyadire. Ijwi nibwo butunzi dufite. Pawulo yaravuze ngo tugaragara nk'abatariho uko dutungishije benshi. Imana iguhe kumva ijwi. Ijwi ry'Imana rizana ihumure. Ijwi ry'Imana riragukomeza aho abandi baguciye intege. Ijwi ry'Imana rijya rigushigikira abantu baguciye intege. Ijwi ry'Imana rijya riza nyuma y'amajwi y'abantu. Imana iguhe kumva ijwi. Oriya mama seteremo. Byakozwe n'intumwa
Bibiri nibwo ivuga ngo babandi bategereza yuko Pawulo ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kinutse, ngo ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindukira baravuga ngo ni Imana. Hari abantu bagiye guhindukira babonye Imana igutabaye, hari abantu bagiye kukugarukira babonye Imana igukuye mu madeni, hari abantu bagiye kukugarukira babonye ko bateguye urupfu ntacyo rukigutwaye. Ndagira nkuhanurire mu izina rya Yesu Kristo, abategereje kumwara kwawe ntibazabibona, abategereje kubona wapfuye, bategereje igituro cyawe ntibazigera babona uwo musaraba. Imana izaguha uburame, Imana izaguha kwinjira mu mva yawe ushaje neza. Abategereje kubona abana bawe bandagaye ntibazabibona, nubwo ubayeho mu buzima bubi. Imana yari itegereje kugira ngo ibihamya byuzura abantu bavuga ibyo bashaka, ariko Imana igiye kugusohora muri izo ntambara utaramwara. Tuza, wirira, wikuka umutima, Yesu ari kumwe nawe. Ayo marira urira mu gitondo Imana irayazi. Abantu bavuga ngo bakuvuyeho reka bakureba, Imana iri kumwe nawe. Hari igihe abantu bakureka bakakujugunya, kumbi batazi ko bakujugunye mu mugambi w'Imana. Abantu bakavuga ngo reka tukareke kazaseba. Mwene data, iyo igitangaza cy'Imana kigiye kuza, Imana ikoresha n'umwanzi wawe ku ngufu akagutabara, akagushigikira, kuko ari Imana ibishize mu ruhare. Imana ishimwe. Ntugatege ubwoba n'ibyo urimo urareba. Izo ntambara zifite aho zanyuze ziza, ariko n'Imana igiye kuzihereza izindi nzira zisohoka. Mpamvu Imana yakuretse nuko wigwaniriye. Iravuga ngo reka manze mureke, umunsi yamanitse amaboko nzahaguruka ngwane. Ngaho manika amaboko ureke Imana ikugwanirire. Ugweva mu ntambara Imana izigwana, ikoze isoni ababisha bawe, ikoze isoni abategereje kukumwaza. Kandi ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, Imana igukuyeho agasuzuguro k'abanyamahanga, Imana igukuyeho agasuzuguro k'abadayimoni. Uri mu bihugu byateye imbere iterambere ntari, uracuruza ugahomba, urashaka urugo rwawe uruhoramo intambara ntizirangira, ubayeho mu buzima bubi gusa, wabuze icyerekezo, urabona ugiye kumwara, urabona ugiye kwandagara. Ariko ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, ibitegereje kukumwaza Imana igiye kubimwaza. Humura, tegereje kubona wandagaye, Imana irabyandagaza mbere yuko wandagara. Kandi aho abantu bagucukurira urugobo ngo uzarugwemo, bazarugwamo mbere yawe. Ntabwo Imana izemera ko umwanzi wavugiriza impundu kunesha. Imana yawe ni inyembaraga. Iyo wasengeye aho batareba, igiye kuza kugutabarira aho bareba. Bamenye ko iyo wasenze atari Bayali, igiye kuza isohoza umugambi wayo kuri wowe. Imana ihaza agasuzuguro k'abarozi bahora bakuroga. Imana ihaza agasuzuguro ka diabete yakuzengereje, ibyo bintu bigufata muri ayo maguru n'amaboko. Imana ihaza agasuzuguro k'inyatsi ufite, urakora ntutera imbere, uhora mu buzima wizengurukaho gusa. Abantu bakavuga ngo kutanywa inzoga uyashira he? Aya, ako gasuzuguro Imana iragahasa. Nyandikira kuri telefone iraho ngaho hasi, ngusengera Imana. Ndagutumiye ku cyumweru mu giterane hano Samuduha mu Rubirizi hafi ya Kabeza ya Remera, uzaze ngusengera Imana. Nyemerera nkubwire ikintu kimwe mbere yuko ngusezerera. Ihana ibyaha byawe. Imana iravuze ngo ihana ibyaha byawe. Wagize intege nkeya, wagiraga ububyutse, warasengaga, wasubiye inyuma ujya gusambana, kwikinisha kukubaho, ujya mu bapfumu, Imana warayitakaje. Mwayihana ibyaha byawe, Imana iguha umugisha. Ndagukunda, unyandikire kuri WhatsApp, nza kugusengera Imana ku cyumweru. Ntuzabure kandi kana subscribe, ukore share aya magambo, hari benshi yarokora. Imana iguha umugisha. Amen.